umunsi umwe uyu mugabo Petero na Yohana baza kumunyuraho bagiye mu rusengero, bamunyuzeho ngo arabareba, abitegereje abona n'abantu bakomeye, abona n'abantu b'igiciro, abona ko ashobora kubabonamo ikirenze icyo abonera ku bandi basanzwe banyuraho ngaho. Bibiliya iravuze ngo arabasaba nk'uko yasabaga abandi bose, ariko ngo akimara kubasaba Petero aramubwira ngo nta feza ndetse nta n'izahabu dufite. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijurimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Turabashuhuje bakunzi ba Philadelphia TV, kandi tunejejwe n'Imana kubana namwe uyu munsi wa none. Mugira amahoro aho muherereye hose. Amazina yanjye nitwa Samsoni Nzabona Inderera, ndi umukozi w'Imana. Hanyuma ariko hari n'irindi zina abantu benshi banziho bigiye gusobanuka. Iri zina naryo rifite ubusobanuro bwaryo, abantu benshi barinziho nk'umuhanzi. Nzagaruka nk'umuhanzi mbasobanurire n'iby'iryo zina bigiye gusobanuka. Nejejwe n'Imana mutima wanjye rero, nk'uko ntangiye mbivuga mbiririmba, kubana namwe muri beza, muri ab'igiciro, kuba ngize umugisha wo kubana namwe tukaganira ijambo ry'Imana, n'umugisha ukomeye cyane. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, kandi ndishimye cyane rwose kubana namwe. Hanyuma rero uyu munsi wa none naje kuri Philadelphia kubatangariza inkuru nziza y'agakiza, inkuru nziza y'agakiza, inkuru nziza y'ubutumwa bwa Yesu bubohora, bukiza, butura imitwaro, abantu bikoreye imitwaro bakabasha kuruhuka. Niyo mpamvu ndi hano. Ntabwo ndi hano ku bwanjye, ahubwo ndi hano ku bwa Kristo. Ndi hano ku bwa Kristo, ndi hano kugira ngo mbagezeho ijambo ry'Imana, kugira ngo mbabwire icyo Imana irimo ivugana namwe aka kanya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero mfite message iboneka mu ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 3, turahera ku murongo waho wa mbere. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 3, turahera ku murongo waho wa mbere. Hanyuma nibwo butumwa Imana impaye ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Harimo message ivuze ngo Imana ije kugukura ku irembo. Niba warabaye ku irembo ukihangana ugategereza Imana ukarindira, nzanye ubuhanuzi buvuze ngo Imana ije kugukura ku irembo. Tujya tuba ku marembo atandukanye, ariko ndashaka kugira ngo nkubwire ko Imana irembo ryose wari uriho, niba warihanganye ukagumana nayo ukabana nayo, ndashaka kugira ngo nkubwire ngo Imana ije kugukura kuri iryo rembo umazeho igihe kinini cyane. Imana ishimwe cyane. Imana igikura abantu ku irembo. Igihe kimwe Imana yigeze ivugana n'Abisiraheli, usomye muri Yosuwa ibice 5 gasoma umurongo waho w'8 n'umurongo w'9, nabo babaye ku irembo. Iri rembo bariho rero ryitwaga igisuzuguriro. Rembo ry'igisuzuguriro nshuti yanjye, narivugaho byinshi, ariko babaye kuri rembo ry'igisuzuguriro. Ariko Imana ibonye ko bihanganiye kuba ku iri rembo, ivugana na Yosuwa iramubwira ngo none uyu munsi mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga, ngo uhereye uwo munsi aho hantu bahita Gilgali. Ariko kugira ngo Imana ibakore iki gisuzuguro byagenze ute? Ngo bari barihanganiye kuba kuri iri rembo. Imana ishimwe. Ngo bamaze gukebwa, bamaze kwihana, bamaze gukurikira Yesu, bamaze baguma ku irembo, barihangana, baratukwa, baguma ku irembo, ngo kugeza ubwo Imana yabarebye ikabishimira, ikabona bageze ku rugero rushyitse, ikavuga ngo none uyu munsi mbakuyeho igisuzuguro. Abanyegiputa babasuzuguraga nabo bahita Gilgali. Imana rero yantumye ku buzima bwawe, yantumye kuri weho kugira ngo nkubwire ko ije kugukura kuri iryo rembo. Buriya n'ubushomeri n'irembo, kubaho udasinzi, utabona ibitotsi, uri ku irembo ribi ndetse rikabije. Imana ishimwe.
kubaho warabuze amahoro umutima wawe uri ku irembo nshuti, ariko Imana yambwiye ngo nze nkutangarize ko ije kugukura kuri iryo rembo. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 3, turahera ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo Petero na Yohana bakiza ikirema ku irembo ry'urusengero. Petero na Yohana bakiza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hari umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. 3, abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arababaza, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Amen. Imana ishimwe cyane. Iri jambo niryo tugiye kuganiraho. Uyu ni umuntu yabanaga n'ubumuga, yari ikirema, niko birivuze, aba ku irembo hafi y'urusengero. Abantu benshi bamunyuragaho, abantu benshi bamucagaho, ariko nta numwe wabashaga guhaza ibyifuzo bye, yarahagumaga. Ariko ngo igihe kimwe cyangwa se umunsi umwe, uyu mugabo Petero na Yohana baza kumunyuraho bagiye mu rusengero. Bamunyuzeho ngo arabareba, abitegereje abona n'abantu bakomeye, abona n'abantu b'igiciro, abona ko ashobora kubabonamo ikirenze icyo abonera ku bandi basanzwe banyuraho ngaho. Bibiliya iravuze ngo arabasaba nk'uko yasabaga abandi bose, ariko ngo akimara kubasaba, Petero aramubwira ngo nta feza ndetse nta n'izahabu dufite, ariko icyo dufite weho udutumbire turakiguha mu izina rya Yesu. Ngo baramubwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe. Arahaguruka aragenda. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga gato kuri uyu muntu yabaga ku irembo, nta muntu n'umwe wamugiriraga impuhwe, ariko Kristo anyuze muri Petero na Yohana, nubwo batamubonagamo ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Ariko muri bo hari icyari kibitsemo bagombaga kumuha, kandi icyo ngicyo kikagira umumaro mu buzima bwe bwose. Baramubwira ngo ntabwo dushobora kuguha ifeza, kuko ifeza twayiguha ugakomeza ukagumaho, icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu, haguruka wikorere uburiri wigendere. Imana ishimwe cyane. Reka mvuge ku irembo rero, mvuge ku muntu umwe, niturangiza turaza gusenga Imana. Bibiliya itubwira umugabo bita Moridekayi. Ndashaka kuvuga kuri Moridekayi. Uyu Moridekayi yabaga ku irembo, yari umuyuda, ariko ngo aba ku irembo akiranuka, aba ku irembo yubaha Imana, aba ku irembo asenga Imana. Imana ishimwe cyane. Igihe kimwe ngo uwo bita Hamani yamunyuragaho kenshi, ariko ngo rimwe ngo amunyuraho, ngo abonye atamuramije, atamupfukamiye nk'uko abandi bamupfukamira, ngo azahazwa n'uburakari bwinshi cyane. Afata umwanzuro, aramugura, ndetse agura n'abayuda bose, kugira ngo abice cyangwa se abakoreshe icyo ashaka. Ariko Moridekayi aguma ku irembo, aguma gusenga Imana. Reka nkubwire, iyo uri ku irembo usenga, hari amakuru ijuru rijya riguha, hari amakuru ijuru rigutangariza abantu batazi. Cyakora abantu bashobora kukubona bakakureba weho w'inyuma, ariko weho w'imbere hari andi makuru ubitse,
atandukanye n'ay'abantu bazi cyangwa se abantu babona. Imana ishimwe cyane. Uyu Moridekayi ku irembo yari afite amakuru. Imana yari yaravuganye nawe, yaramubwiye ngo nzagutabara, nzakurengera, nzakugira neza. Hamani rero aza kumwitiranya, agira ngo ni umuntu usanzwe, ariko reka nkubwire ngo abayuda hari icyo turusha abandi bose. Pawulo aravuga ngo nuko tubitse ibyasezeranijwe. Imana ishimwe cyane. Ngo aza kumuhangara rero, ariko ntabwo umuyuda cyangwa se umuntu wasenze Imana ari umuntu upfa kuvogerwa, ari umuntu upfa guhangarwa uko yibone. Ngo Hamani ngo amaze kumuvogera, birandikwa, inzandiko zirandikwa, ziranatangwa ahantu hose mu gihugu ko abayuda bagiye kugirwaho ububasha n'abanzi babo. Ariko ngo Moridekayi akimara kubyumva, arandika abwira Esiteri, aramubwira ati Esiteri, wabimenya abayuda twatanzwe. Esiteri aramubwira ngo reka dusenge, duhamagara Imana. Imbaraga z'amasengesho. Imana ishimwe cyane. Abayuda aho bari gusenga, Imana ivugana nabo, irabwira ngo nimutuze, nzabarengera, nzabana namwe, nzabigaragariza, nzabiyereka. Imana ishimwe ko iyo dusenga tujya tumenya amakuru. Iyo dusenga Imana ijya ivugana natwe. Doneta la bonestai. Iyo dusenga hari igihe amakuru Imana iduha, abantu batwitiranya, ariko twebwe muri twebwe tuba tubitse ijambo, kandi iri jambo reka nkubwire ngo riruta ayandi yose gukomera. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo hanyuma Hamani ngo azindurwa no kujya gusaba Moridekayi ngo amumanike ku giti yari yasize ashinze iwe cya mikono 50. Ariko abayuda bari basenze, bari bavuganye n'Imana. Ngo iryo joro yisomye muri Esiteri ibice 6, iryo joro Hamani yaragiye gufata Moridekayi ngo amumanike, yaragiye gufata Moridekayi ngo amugireho ububasha, ndetse n'abayuda bose. Iryo joro ngo Imana isanga umwami Ahasuwerusi ngo abura ibitotsi, ntiyasinzira. Ariko bwari uburyo bwo kugira ngo Imana itabare Moridekayi wabaye ku irembo, Moridekayi wihanganiye ku irembo. Ndashaka kukubwira ngo iyo ubaye ku irembo ugakomeza ukagirana ubumwe n'Imana, igihe kiragera Imana ikaza ikagukura ku irembo. Hari irembo umazeho igihe, ariko ndashaka kubwira ko Imana ije kugukura kuri iryo rembo. Imana ishimwe cyane. Ngo Hamani ngo azindutse, ngo ageze aho ngaho, asanga muri iryo joro n'iryo joro Imana yarayitekereje kuri Moridekayi. Mwami arabaza ngo bazana igitabo cy'ubucurabwenge, barasoma, bagira ahantu handitse ngo Moridekayi yaburiye umwami igihe inkone ebyiri zashakaga kwica umwami. Mwami arabaza ngo none uwo muntu wacunguye ubugingo bwanjye ninde? Ese yaba yarituwe iki? Ngo baramubwira ngo ntacyo, ahubwo aracyari ku irembo. Nshuti, ndashaka kugira ngo nyumve neza. Moridekayi yakoze imirimo myiza, ariko aguma ku irembo. Kuba usenga, kuba ukirijwe, kuba ntago bikubujije kuba waba ku irembo, ariko hari igihe kigera Imana ikagukura ku irembo. Imana ishimwe cyane ko ivuganye nawe ko iryo rembo umazeho igihe ije kuri gukuraho. Hanyuma ngo arababwira ngo mumbwire umuntu uri mu rugo. Ngo aramubwira ngo ni Hamani, azinduwe no gufata Moridekayi ngo ajye kumumanika, yasize ashinze igiti. Ariko reka nkubwire ngo rya joro yari yaraye apanga iyo migambi. Ni naryo joro mu ijuru habaye inama, nabo bapanga umugambi wo kugira ngo barengere cyangwa se batabare Moridekayi wari uri ku irembo. Nubwo uri ku irembo, ariko iryo rembo uriho Imana irakuzi. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo umwami ngo ahita abwira ngo nimumubwira aze. Ngo akiza kigera imbere y'umwami, umwami arabaza ngo umuntu nkunda niki nshobora kumukorera? Ahita yibwira ko nta wundi umwami akunda kumusha, aravuga ngo nta wundi buriya ninjye. Ngo aravuga ngo nugufata ikanzu yawe nziza ukunda kwambara ukayimwambika, ugafata ifarashi ugenderaho. Avuga n'ibindi byinshi arabirondora. Umwami aramubwira ngo ibyo byose hatavuyemo na kimwe ubikorere Moridekayi uri ku irembo. Uri ku irembo. Imana ishimwe cyane. Nta kindi, itegeko ry'umwami ryahise rishyirwa mu bikorwa. Aragenda aramufata, amushyira ku ifarashi, amukorera bya bindi byose, aramutambagiza.
kuko igihe cy'Imana cyari kigeze ngo Moridekayi ave ku irembo. Ku irembo hari ibintu umuntu ajya ahurira nabyo ku irembo. Icya mbere, imvura yiguye ku irembo uremereka kunyagira. Mu buryo bw'umwuka n'amagambo araza barakuvuga. Hari umuntu umwe wigeze aba ku irembo, nawe ryari irembo ry'igisuzuguro kirenze, ngo abigishwa ngo bari kumwe na Yesu ngo bamunyuraho baravuga ngo mwigisha, uyu muntu ko tubona ari impumyi, so ntabwo bishoboka ko ari ibyaha yakoze bigatuma bimpumyi cyangwa se ababyeyi be bakoze. Bibiliya iravuze ngo Yesu arabwira ngo nta byaha yakoze kuba ari ku irembo. Kuba ari mu bukode si uko yakoze icyaha. Kuba abana be barabuze minerivare si uko yakoze icyaha. Nshuti, kuba ku irembo ntabwo bisobanura ko uri umunyabyaha, ahubwo hari igihe Imana ibishaka kugira ngo igaragarize imirimo yayo muri wewe. Bibiliya itubwiye neza, iravuze ngo hanyuma ngo Yesu ngo arababwira ngo uyu nta cyaha yakoze, ndetse n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ahubwo impamvu ari ku irembo ni ukugira ngo imirimo y'Imana denetarabonesitayi yerekanigwe muri we. Yesu ngo arangije kuvuga cyo ngo acira hasi ngo atoba kondo ngo amusiga ku maso, ngo aramubwira ngo genda wiyuhagire. Ikidendezi Silowamu bisobanura ngo yaratumwe. Ngo akimara kwiyuhagira, Bibiliya iravuze ngo ako kanya ngo arahumuka cyangwa se arareba, ava ku irembo. Ngo abaturanyi be n'abari bamuzi kera aba ku irembo. Ndashaka kugira ngo wumvire ijambo ku irembo. Ubwira Imana igikuraho umuntu igisuzuguriro, ubwira Imana igikuraho umuntu igitutsi, pele do bidestai, ubwira Imana igihindura amateka. Uyu yari ari ku irembo ry'ubuhumyi, ariko Yesu ngo acira hasi atoba kondo amusiga ku maso, arategeka aramubwira ngo genda wiyuhagire. Muri ako kanya arareba. Imana ishimwe cyane. Akimara kuva ku irembo, Bibiliya iravuze ngo abaturanyi be n'abari bamuzi kera muri ubwo buzima aba ku irembo asabiriza ngo bajya impaka barabazanya. Bamwe bati uriya si wa wundi twari tuzi aba ku irembo, twari tuzi aba mu bukode, twari tuzi asabiriza, twari tuzi baramutaye, twari tuzi baramuretse, de notre dobe destai sheno destai, twari tuzi abantu mu miryango yaramutaye. Hari ubuzima urimo, hari irembo wicayeho uyu munsi wa none nta mahoro ufite kubera iryo rembo, ariko naje kugutangariza Yesu ujya uhindura ubuzima. Naje kugutangariza Yesu ujya ukura umuntu ku irembo, Yesu ujya ukuraho umuntu igisuzuguro. Bibiliya iravuze ngo hanyuma abaturanyi be, hari abantu bakuzi inshuti yanjye, buzima urimo barakuzi, aho utuye barakuzi, kandi ni nabo Imana izakoresha nanone ni gukura ku irembo kugira ngo babashe kwamamaza amateka yabo. Imana ishimwe cyane. Ngo abaturanyi be n'abari bamuzi kera asabiriza ngo bajya impaka barabazanya bati uriya si wa wundi twari tuzi aba ku irembo ry'ubushomeri, twari tuzi aba ku irembo ry'ubukode, twari tuzi ku irembo ry'ibyaha. So no kuba mu byaha iryo ni irembo, ariko Yesu ajya akura umuntu ku irembo ry'ibyaha akakugira umwana. Shima Yesu. Abwira Aburahamu mu itangiriro 12, Aburahamu iryo rembo ubaho ry'ibyaha ryo kwa Tera riveho, va kwa Sotera, va ku iryo rembo. Imana ishimwe ngo yacuruzaga ibigirwamana. Hanyuma nubwira ngo va ku iryo rembo, va ku iryo rembo uze nkujyane mu rugo, nkujyane mu gikari. Imana ishimwe cyane. Nubwira ngo have uze nzaguha umugisha, nzanza imuha amasezerano ageze muri 7. Imana ishimwe ko igikura n'umuntu ku irembo ry'ibyaha, ku irembo ry'ubusambanyi, ku irembo ry'ubusinzi, ku irembo ry'ubujura, ku irembo aho ngaho Yesu yahagukura. Imana ishimwe cyane. Ngo abaturanyi be n'abari bamuzi kuri iryo rembo, ntabwo nziremba abantu bakuziho ibyari ryo, ngo bari bamuzi kuri iryo rembo, ngo bajya impaka, bamugiraho impaka. Bamwe ati uriya si wa wundi twari tuzi asabiriza, si wa wundi twari tuzi muri uburyo. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, abandi batasa nawe araza arabwira ngo ninjye. Iyo Yesu yagukuye ku irembo ntabwo ugira ipfunwe ryo kuvuga imirimo ye,
ntabwo ugira ipfunwe ryo gutangaza imbaraga ze. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itubwiye neza, iravuze ngo hanyuma yamamaza inkuru ya Yesu iramamara. Imana ishimwe cyane. So Yesu rero ajya kura umuntu ku irembo. Nta hantu haba Imana itagukura, nta n'ahantu heza Imana itakugeza. Nari nshatse kukubwira ngo Yesu aje kugukura kuri iryo rembo. Irembo wari umazeho igihe Yesu aje kurigukuraho. Wa mubyeyi we baragutaye, ariko Yesu aje kugukura kuri iryo rembo ryo gutabwa. Wari ushonje, ariko Yesu aje kugukura kuri iryo rembo ryo gusonza. Wari umushomeri, ariko Yesu aje kugukura kuri iryo rembo ry'ubushomeri. Eto la bonne pe de shala bonne star. Reka nsoreze kuri aba babembe bari bane babaga ku irembo nabo. Bari baratawe, bari mu kato. Ingabo z'Abasomaliya ngo zari zigose, ingabo z'Abasiriya zari zigose umugwa w'Isomaliya. Imana ishimwe. Ababembe babaha ku irembo, ngo igihe kimwe baravuga ngo rero aha ku irembo n'ubundi turapfuye. Ariko ndashima Imana igitabara umuntu ku irembo, igitabara umuntu bamutaye, igitabara umuntu bamushyize mu kato, igitabara umuntu bamuretse. Tala bonne star. Igitabara umuntu bamuvuyeho, ngo yari ari aho ngaho, bari bari aho ngaho, ngo baravuga ngo n'ubundi twapfuye ku marembo, n'ubundi turapfuye, ngo ariko ngo baza kwibuka, ngo baravuga ngo rero aho kugira ngo dupfira ku irembo, mureke tugende tujye mu rugero rw'Abasiriya, nidushaka tuhagwe. Ngo bagihaguruka, ngo bakihagera, ngo Imana ngo igendana nabo, ngo bageze mu nzira hafi y'urugerero rw'Abasiriya. Ndashaka kubwira Imana igikura umuntu ku irembo, kandi ifite inzira nyinshi binyuzamo. Ngo bageze aho ngaho, ngo Imana igendana nawe, ifata bya birenge byabo, ya mirindi yabo. Ngo Abasiriya ngo bumva ngo imirindi yabo, baravuga ngo noneho duhunge. I Samariya baraduteye, kandi baturarikiye abami benshi kugira ngo baturwanye. Ngo bahise bahunga. Hanyuma urugerero nta kintu na kimwe bakuyemo. Imana ikoresha baba bembe, bafata bya bintu byose byari mu rugerero rw'Abasiriya, barabizana bigera i Samariya. Ndashima Imana ko Imana igikura umuntu ku irembo. Imana yafasha ababembe ikabakura ku irembo. Bakimara kuva ku irembo, so urumva ubuzima bwabo bwarahindutse, ubuzima bw'i Samariya burahinduka. Nawe Imana ije kugukura ku irembo. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, ariko nari nshatse kukubwira ngo Imana ije kugukura kuri iryo rembo. Baragusuzuguye kuri iryo rembo, barakwanze kuri iryo rembo, waratawe kuri iryo rembo, usigara uri wenyine ku ruhande rw'umubiri. Ariko reka nkubwire ngo Imana yo mwakomeje kuba kumwe. Imana yo ntabwo yigeze kureka. Imana yo enitala bonne pe de shala bonne star. Imana ntabwo yigeze kureka. Imana ije kugukura kuri iryo rembo. Ndimo numva imirindi y'Imana ku buzima bwawe. Imana ije kugukura kuri iryo rembo. Navuga byinshi. Bibiliya iratubwiye muri Yohana ibice 5. Ndashaka kubabwira imirimo y'Imana, ndashaka kubabwira imbaraga z'Imana, ndashaka kubabwira uburyo Imana igikura umuntu ku irembo. Haleluya. Ngo hari umurwayi, ngo yari amaze imyaka 38 arwaye. Urumva yari ku irembo, yari ari ku irembo. Wa mubyeyi we, iryo rembo umazeho iminsi Imana ije kurigukuraho. Wa mupapa we, iryo rembo umazeho iminsi Imana ije kurigukuraho. Ushobora no kuba ku irembo ryo muri gereza. Hari abari kunkurikirana bari muri gereza n'ahandi hatandukanye, amarembo aratandukanye, ariko Yesu beno pedete de shala bonestai. Ndashima Imana cyane. Mu minsi ishije Imana yigeze ivugana nanjye, inyereka umuntu muri gereza, n'umuntu uzwi. Imana inyereka imukura kuri iryo rembo ryo kuba muri gereza. Nta nubwo tuziranye, ariko Imana iramufungura. Ndashaka kugira ngo mbabwire ngo rero namwe muri gereza uyu munsi wa none, ukimara kumva ko Imana igikura umuntu ku irembo, wumve ko nawe uje kugukura kuri iryo rembo. Imana ishimwe cyane. Bibiliya irambwiye ngo hanyuma uwo muntu yaramaze imyaka 38. Urumva yari ari ku irembo ryitwa uburwayi. Irembo ryitwa uburwayi. Sinzi nimba nawe iryo rembo ry'uburwayi ruriho, ariko Yesu beno pede bodestai ajya kiza umuntu. Urwayi bwose ajya bukiza. Iryo bere ryawe riteramo imisonga, Yesu yabasha gukuramo kanseri. Ndashima Imana ko nagiye mbona abantu benshi Imana ibakorera
nawe rero Imana ije kugukura kuri iryo rembo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Bibiliya iratubwiye ngo Yesu ngo ahageze atambuka ari magenda ngo ahasanga uwo murwayi. Yesu ngo amubonye akimubona ngo amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Yesu igihe umaze kuri iryo rembo arakiza. Nta nubwo ari ngombwa ngo baza abaturanyi bawe, nta nubwo ari ngombwa ngo baza abo musengana, nta nubwo azabaza abafamiliye bawe. Igihe umaze kuri iryo rembo ndashaka kugira ngo utangarize ko Yesu arakiza. Igihe kimwe yisomye mu Gutegeka kwa 2 ibice 2 murongo wa 2 n'uwa 3, Imana yitegereza Abisirayeli reba uburyo bazenguruka ubutayu bwa Seyiri, reba urugendo bagenda muri ubwo butayu, ngo Imana irabwira ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, ni mucyamike mugende mwerekeje ikasikasi. Yesu ngo ahageze ngo akimureba amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Igihe umaze kuri iryo rembo Yesu arakizi, kandi ndagutangariza ko Yesu aje kugukura kuri iryo rembo. Ndashaka kugira ngo wumve ubuhanuzi, Yesu aje kugukura kuri iryo rembo. Nta muntu wakugiriye impuhwe, nta muntu wakwitayeho, ariko Yesu we arihagurukiye aje kugukura kuri iryo rembo. Ngo Yesu ngo amubonye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Aramaza ngo mbese urashaka gukira? Ndatumva yamazi yihindurije, gize ngo maguruke, unda ntanga kujyamo. Aravuga ngo simfite ujugunya mu kidendezi, nubwo ntawo kukujugunya mu kidendezi. Reka nkubwire ubuhanuzi bukomeye. Yesu ariyizi. Yesu ariyizi. Ntawo kukujugunyamo, ariko Yesu ariyiziye ngo gukure kuri iryo rembo. Imana ishimwe cyane. Yesu ngo aramubwira ngo si ngombwa umuntu, nje nahigereye, haguruka wikorera uburiri bwawe wigende. Muri ako kanya ngo arahaguruka yikorera uburiri bwe aragenda. Urumva ko Yesu yamukuye ku irembo, yamukuye ku irembo ryitwa uburwayi. Nawe hari irembo waruriho, ariko Yesu aje kurikuraho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusenga Imana. Akira umugisha, akira enita la bonne pede shala bonestai, guhaguruka ku irembo. Akira ubwiza bw'Imana, akira favor y'Imana ku buzima bwawe. Reka dusenge. Mana ndagushima. Notre dobi ene predestai sheto elesdika topesta uri Imana. Amen. Uyu muntu ndagushimye kuje kumukura kuri iri rembo. Yari yarihebye, buzima bwe bwose bwari bugizwe no kwiheba, ariko ndagushimye kumuhagurukije kuri iri rembo yari amazeho igihe. Ndagushimiye, icyubahiro ni cyawe. Notre dobi ene predeshala bonestai. Kandi ndagushimiye ko kwifuza k'uyu mwene data ugushubije. Yabonaga nta nzira, ariko za zindi zawe zirenze igihumbi hari inzira imwe unyuzemo kugira ngo mwigaragarize. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugira amahoro rero. Imana ikomeze kubana namwe. Ushobora kwifuza kuvugana nanjye, nimero yanjye ni 0788 14 52 022, ni 0788 52 14 52 022. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turabakunda. Amen.